nukuri wimurekura uwo muntu nimba yujuje ibi bintu nakubwiye. Amafaranga ni meza ariko aje aherekejwe n'ibi bintu maze kukubwira. Ndabakunda rero, nimujya guhitamo muzibuke no gusenga Imana ibayobore ku muntu wazakuviramo umuntu muzabana ubuziraherezo. Imana mbere na mbere niyo utuyobora. Imana rero ikomeze ibayobore, Imana ikomeze ibafashe mu byo mukora byose, Imana ikomeze kubahira. Iyi video nimba igufashije ukande subscribe. Hello family, ndabasuhuje aho muherereye hose. Niba udukurikira uri mu Rwanda, niba udukurikira uri Mozambique cyangwa se n'ahandi hantu hariho hose hatandukanye, ndagusuhuje. Imana ikomeze gukuhira mu byo uri gukora byose. Hano ni ku nama za Queen 31, ngiye muvugana ndi Queen. Niba warakanze subscribe ndagushimiye. Niba utarayikora kandaho kano kanya kugira ngo tujye dukomeza kubana tuziranye. Uyu munsi rero ngiye kuvugana n'abakobwa cyane cyane. Uyu munsi hari ukuntu abakobwa turi kujya guhitamo abasore bazatubera abatware, ugasanga hari ibintu ugendeyeho kandi bitari ingenzi cyane, nyamara ukirengagiza iby'ingenzi. Ubundi rero wagerayo ugasanga hari ibyo udashoboye kwihanganira kuko utabanje kumanza gushishoza neza ngo urebe iby'ingenzi. Niba se ugiye guhitamo ngo ukareba umusore ufite amafaranga, niba ugiye guhitamo ngo ukagendera ku musore wateruye icyuma, niba ugiye guhitamo ukagendera ku musore ngo wujuje ibirushaka, uzi ko hari n'umukobwa ushobora kwanga umusore kubera ngo yujuje ibyo akeneye byose, wenda yujuje muri bimwe ngiye kukubwira hano, ariko ugasanga nkamujije yuko wananutse n'urugero. Uyu munsi rero ube hafi nkubwire iby'ingenzi wagakwiye kugenderaho. N'ibyo mbanje kukubwira ni ingenzi kuko buri wese akunda ukwe. Ushobora gukunda se ubyibushye, unanutse, muremure, umugufi, ariko ibyo ngibyo byakaje nyuma biherekejwe n'ibingibi ngiye kukubwira hano. Kuko mu by'ukuri mu rugo ntabwo uzubakirwa nuko umusore mugiye kubana yateruye icyuma, ntabwo uzubakirwa nuko afite amafaranga, ntabwo uzubakirwa nuko yubatse inzu, ntabwo uzubakirwa nuko umusore mugiye kubana yujuje ibirushaka, ni muremure se cyangwa se mbese arareshya uko ushaka. Ibyo ngibyo ntabwo bizakubakira. Niyo mpamvu rero ndi kukurarika ngo uze hano, uze tubane muri iyi video kugira ngo ubashe kumenya iby'ingenzi wakaryendeyeho mbere yo guhitamo. Ikintu cya mbere rero nakubwira, nujya guhitamo uzahitemo umusore usenga, umusore uzi Imana. Kuko umusore uzi Imana hari byinshi azatinya kubera Imana, ariko umusore utazi Imana buri kimwe cyose cyakubabaza ntiyatinya kugikora. Niyo mpamvu rero mubwire nti uzahitemo umusore uzi gusenga icyo ari cyo, umusore uzi Imana. Ibyo bizakorohera kubana nawe. Icya kabiri, nujya guhitamo uzahitemo umusore utagira ibigare. Umusore udafite ibigare mbese agendana nabyo. Kuko iyo umusore afite ibigare, abantu baba bagendana ntabwo baba bahuje imico imwe. Hari igihe rero mwana abana ugasanga akomeje muri ibyo bigare, ugasanga agiye kugenda afata imico y'ibyo bigare agenderamo, noneho ugasanga we ntuyikunze imico agiye abakuramo. Ibyo rero bikaba byakuviramo kutabyihanganira. Nujya guhitamo rero uzahitemo umusore utagira ibigare agendana nabyo, umusore wiyubaha. Nujya guhitamo umusore wazakuviramo umutware, uzahitemo umusore wiyubaha. Icya kane, nujya guhitamo umusore wazakuviramo umugabo w'ahazaza, uzahitemo umusore ukwereka ahazaza. Hari umusore ushobora kuba ufite ayo mafaranga, afite aya mafaranga kano kanya, ariko nyamara nubwo afite amafaranga nta hazaza afite. Ayo mafaranga afite ari kuyakoresha muri ako kanya murimo. Arakugurira icyo ushaka se, arakwambika imyenda ushaka se, ariko ugasanga nta hazaza afite muri we.
ubwo rero ujye ubanza utekereze, si uyu muntu niba nta hazaza afite, ahazaza hacu harerekeza hehe? Nujya guhitamo rero umuntu, uzahitemo umuntu ufite ahazaza. Umusore mugirana ikibazo akabasha kugikemura aho kurwana no kumva ko yatsinze. Abasore benshi usanga batinya gutsindwa, yaba ari mu makosa akumva ntashobora kwemera ko yatsinzwe, yaba ari mu kuri hose mbese yumva yahora yatsinze. Umusore umeze utyo rero azakugora kubana nawe. Nujya guhitamo umusore, uzahitemo umusore mugirana ikibazo. Mu bantu bakundana ntabwo utubazo duto na duto mugenda mufata ubura, ariko uzahitemo umuntu ubasha gukemura ikibazo mugiranye, aho kugira ngo arwane no kumva yuko yatsinze, aho kugira ngo arwane no kumva ko ari uri mu kuri kandi mu by'ukuri ikosa ari urifite. Ikindi, nujya guhitamo umusore wazakuviramo umutware mwiza bikazakurinda kwicuza, uzahitemo umusore uzi kugenzura umujinya we. Hari abasore batazi kugenzura imijinya yabo. Mwagira n'akabazo agahita kwasurushya ako kanya atitaye ngo umuntu ari hehe. Umuntu rero umeze gutyo mu by'ukuri bizakugora, kandi ushobora gusanga mu byo uri gutekereza kuba wahitamo utari gutekereza kuba wagenzura n'ako kantu, ugenzura umujinya w'umuntu ugiye guhitamo. Nimba ari umuntu ugira umujinya ntamenye kuwukontorora, niba ari umuntu ugira umujinya agahita mbese atabasha gukontorora umujinya we, uwo muntu byazakugora. Mushobora kuzagirana ikibazo, haba hari n'igitaho hasi akabura kikwashisha. Ubwo rero nujya guhitamo umusore waza kuviramo umutware mwiza, uzahitemo umuntu uzi gukontorora umujinya we. Umusore ufite kwihangana. Nujya guhitamo umusore wazakuviramo umutware, uzahitemo umusore ufite kwihangana. Umusore uzi kwihangana icyo ari cyo. Abasore benshi ntabwo bazi kwihangana. Ashobora kubona umukorera agakosa gatoya ubona katari kanakomeye, ariko muri we ati nsibye nimero yawe. Ugasanga mbese agakosa ukoze ntagashoboye kukihanganira. Kandi abantu twese dukora amakosa, kandi ugasanga we mu makosa akoze azi ko nawe ikosa rikora, ariko wowe wamukorera ikosa ugasanga ntashoboye kuryihanganira. Ugasanga buri kamwe kose ntagashoboye kukihanganira. Nimba guhamagaye arakubuze, ugasanga kubyihanganira bibaye ikibazo. Uwo muntu rero umeze gutyo uzabanza ubitekerezeho. Ariko niba umusore ubona ashoboye kwihangana, uzahitemo umuntu umeze nk'uwo. Umusore ukubwiza ukuri. Nujya guhitamo umusore wazakubera umutware, mwazubakana urugo rugakomera, uzahitemo umusore ukubwiza ukuri. Uzahitemo umusore ukubwiza ukuri. Ibyo bintu bizagufasha muri byinshi. Ikindi, nujya guhitamo umusore mwazabana, uzahitemo umusore ugukunda ukuri. Umusore utazaterwa ipfunwe nawe. Umusore uzabasha kugupresenta mu bantu. Umusore mutazahura na bagenzi be ngo avuge ngo uyu ni mushiki wanjye cyangwa se ngo ni inshuti yanjye. Uzi ko ushobora kuba uri mu rukundo n'umusore, mwahura n'abashuti be cyangwa se bagenzi be, bamubaza ati uyu nguyu se, ugasanga aravuze ati ni inshuti yanjye. Ni inshuti yanjye biri aho ngaho. Umusore nk'uwo ntabwo yazakuviramo umuntu mwiza. Nujya guhitamo rero uzahitamo umusore uri fiyeri yawe, umusore udatinya kugupresenta mu bantu, mbese umusore ugukunda uko uri. Ntuzahitemo umusore ngo nuko afite amafaranga. Amafaranga ushobora kuzayabamo n'ubundi urira. Mbere na mbere uzahitemo undi musore ushoboye gukora, ufite n'ibitekerezo. Umusore wa wundi uzaba ufite n'ayo mafaranga akamenya n'uburyo uri buyakoresha. Uzi ko ushobora gusanga umusore afite ayo mafaranga ariko atazi ayo yayakoresha. Ugasanga ari kuvuga ati se nshoye business iyi n'ingiyi igahomba. Ugasanga ari gutekereza guhomba mbere yo gukora.
uwo musore rero byazakugora kubana nawe. Ibyo rero nibyo by'ingenzi ne naguteguriye uyu munsi wagenderaho ugiye guhitamo umuntu mwazabana, bikazakurinda kwicuza waramaze kumuhitamo utasubira inyuma. Icyiza nababwira bakobwa rero, mbere yo kugira ngo ugende cyangwa se uhitemo umuntu, jya ubanza urebe nimba yujuje ibi by'ingenzi maze kukubwira hano. Ntuzabone ngo umusore afite imodoka, yubatse inzu, guhite wumva ko ari ibyo ngibyo byakujyana. Akandi kantu nababwira, ibintu byo gutekereza ngo niba nta nzu afite se, niba nta modoka afite se, ni ukuri ibyo ngibyo ni ingenzi pe. Ariko burya ikindi kintu cyiza, biba byiza uhisemo wa musore ufite ibitekerezo. Hahandi ashobora kuba afite amafaranga makeya, mukaba mwabasha gukuramo ikintu mwakorera hamwe. Burya niba hari ikintu kibi ni ukugenda usanga ibintu byose byaruzuye, ugasanga afite inzu, ugasanga afite intebe muri salo, uzi ko hari igihe abigucyurira, ugasanga wicaye mu ntebe akakubwira ati ko wicaye muri iyo ntebe gutyo, ariko ufite rezo kuko ntabwo uzi uko intebe igura, ntabwo uzi uko intebe kuyibona bigora. Ubwo rero inshuti zanjye, ntabwo icyambere ari ukurebera ku mafaranga. Amafaranga mwanayashakana, buramo nayashakanye mukabana, amafaranga mwarayashakanye mwaratangiranye, ibyo bintu ni byiza cyane, bizagufasha nawe ubwawe. Naho ubundi nujya kurebera ngo ubwo yubatse inzu ndagiye, ubwo afite imodoka, akaba afite amafaranga, ibingibi ubwabyo birahagije. Ntabwo amafaranga ariyo yubaka, ntabwo amafaranga ariyo atanga umunezero. Ubu wasanga hari umusore aho ngaho wirirwa kwiruka inyuma, nyamara yujuje ibingibi byose maze kukubwira, uri kumwangira ko nta mafaranga afite. Ni ukuri wimurekura uwo muntu nimba yujuje ibi bintu nakubwiye. Amafaranga ni meza, ariko aje aherekejwe n'ibi bintu maze kukubwira. Ndabakunda rero, nimujya guhitamo muzibuke no gusenga, Imana ibayobore ku muntu wazakuviramo umuntu muzabana ubuziraherezo. Imana mbere na mbere niyo utuyobora. Imana rero ikomeze ibayobore, Imana ikomeze ibafashe mu byo mukora byose, Imana ikomeze kubahira. Iyi video nimba igufashije, ukande subscribe, like na share. Duhura ubutaha. Ciao.